nza kuvaho Yesu kuko ni wowe ufite amagambo meza, ntago nza kuvaho habe umunota, ntago nza kuvaho habe n'umunota, kuko ni wowe ufite amagambo meza. Iyo umuntu akuzi uramwigisha akarushaho kukumenya, iyo umuntu akuzi uramuyobora. Haleluya, haleluya bene data. Ntabwo dufite amajwi meza yo kuririmbira Imana, ariko Yesu we kumuvaho no, ntabwo tukinyeganyezwa n'imiyaga. Niwe shingiro ry'ubuzima bwacu, niwe twishingikirijeho, niwe ukwigisha uburyo ubonamo ibiryo by'abana, niwe ukwigisha uburyo wiga mu ishuri ugatsinda, niwe ukwigisha inzira ucamo ukabona akazi, niwe ukwigisha inzira zo gukora ako kazi wabonye, niwe ukwigisha aho duhahira kuri makeya, niwe utwigisha aho tugurira imyenda tukaberwa, niwe utwigisha aho iyo umwikomejeho ntushaka kuyoba amayira, niwe ukwigisha aho ujyana abana bakiga bigakunda, niwe utanga ibigo by'amashuri, erega niwe utanga inifomo byanze, niwe utanga esanse, niwe utanga imodoka, niwe utanga viza y'indege, niwe ukuzamura akagushyira mu kindi cyicaro, niwe utanga icyubahiro, niwe, nta wundi. Uwo ni Yesu, nta wundi. Iyo umuzi rero niwe ukuyobora inzira, akakubwira ati mwana wanjye ntuce hariya, ahubwo hindukira uce ibumoso. Uwo ninde? Ni Yesu, twaramumenye rero. Ntukarorere, ntukabure gufata iminota 30 cyangwa se 40 cyangwa isaha cyangwa iki wiga ijambo ry'Imana. Kuri YouTube channel hariho abapasiteri benshi bafite amavuta y'Imana, akwigisha ukumva ibintu arimo akwigisha ni ibintu bigukuye ku rwego rumwe bikagushyitsa ku rundi. Rwose Imana yo mu ijuru iha abapasiteri bafunguye amacano bacishaho ibiganiro byo kutwigisha. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi. Ndashima Yesu rero ko namumenye, sinzarambirwa na rimwe gushyira izina rya Yesu Kristo kutarivuga mu kanwa kanjye. Ibyo nzakora byose, ariko buri munsi, buri munota nzahora mushima, kuko yaranyiyeretse, anyiyereka nayobaguritse, anyiyereka ndi mu mwijima, anyiyereka ntazi iyo mva n'iyo njya. Nawe rero unkurikiranye, birashoboka ko waba utazi inzira, birashoboka ko waba urangariye mu tuntu twinshi, birashoboka ko waba ufite agahinda gakabije. Nta wundi ukiza agahinda, ni Yesu. Nta wundi ukiza agahinda, ni Yesu. Nta wundi. Ibyo wakora byose udafite Yesu nta kigenda. Amafaranga wabona yose udafite Yesu, n'ubukire bwinshi butera urupfu. Ese ukize cyane udafite Yesu? Yesu atanga disipurine, niwe utanga disipurine, niwe utanga uburere. Iyo umuzi arakuyobora, akakwereka uburere, akagucira inzira aho zitari, akagusobanurira umwana w'umuntu uwo ari we, akagusobanurira umwiza n'umubi, akagusobanurira usuhuza n'udasuhuza, akagusobanurira ibyo uvuga n'ibyo utavuga. Yesu, ngo unkurikiranye rero, ayo magambo nkubwiye ntukayibagirwe, byahoza mu mutima wawe, sibyo?